ndagira ngo mbwire ngo hari ahantu hari imirambo yari ingahe y'abasirikare ba Kongo. Hari abasirikare batatu bari barambaraye, harimo undi umwe wari uri kumanuka, yego bari barashe aratoromboka. ni ukuvuga ngo kuri kariya kapa ruguru yako cyangwa munsi yaho niho babarasiye? Bamurasiyemo, twamubonye ari kumanuka atomboka, nyine bamurashe amasasu ari kumurya. Nyuma yaho mu mugoroba niho twaje kumubona ari gusa n'uzamuka, uko byasa kose umubiri wari uri kumurya, ubona ko azamuka uko yashakaga kugira ngo ajye aho yashaka kugera, niho ntaje gusobanukirwa ubwo imvura yaje kugwa, twongera kubikurikirana. Yes, this is the Fly TV show. Nanone ni gadi wanyu, twageze i Rusizi rwa kabiri. Emi, si Rusizi rwa kabiri? Twageze ku Rusizi rwa kabiri, ahantu harimo kubera bari barimo kurwana. Urabona amasasu yavugiraga hariya, abantu bari barimo kunyereka ko ari amazu mureba niho abasirikare ba Kongo bari bacumbitse. Niba ntibeshye niko bambwiye, sibyo ra? Hari amazu ari hariya. Sawa, bambwiye ko ariho hari hacumbitse abasirikare ba Kongo, ariko baza gutsindwa barahunga. Ubu ngubu M23 ikaba ihari imeze neza. So murabona hakurya mureba gutya impande yanjye ni muri Kongo. Amasasu urebye yashize ntayahari, ntabwo babwira abantu ngo ari amasasu, nta na rimwe rivuga kuko baza gukenera kuryumva rivuga. Turaza no kuganira n'umuntu wari uri hano, wenda nta kibazo aze kudusobanurira, atubwire amasasu byari bimeze gute. Urabona aka gasozi mureba hano niho ahanini amasasu yari ari, ndetse n'ahari hakurya ubona hari abaturage benshi, amazu y'abaturage menshi. Urimo urahabereka ahantu hari amazu y'abaturage benshi ahantu batuye. Njyewe ubu ngubu niba uretse kunyerekana ukabanza ukabereka ahantu nkubwira, hariya ureba hakurya ni Kongo indani, hatuye abaturage benshi. Murabona ukuntu inyubako ari nyinshi, ni ku gasozi gatuyeho amazu menshi n'abaturage benshi. Twahageze mu gitondo cya kare, twabangije guca ku Rusizi rwa mbere, sibyo ra? Ku Rusizi rwa mbere rwo twabonye haratuje cyane, yewe n'ahangaha ku Rusizi rwa kabiri dusanze hatuje ndetse mu buryo bukabije, nta nubwo wapfa kumenya ko hari imirwano yahabereye. Aka gasozi rero mureba, abantu bakunze kubona amashusho ku ma YouTube, niho basirikare ba Kongo bari barimo kwirukanka baca, kuko amazu yabo ngari hejuru bari bacumbitsemo abasirikare b'ingabo za Kongo. Noneho bamaje gutsindwa na M23 baramanuka barayata. Ubu ngubu hari hose ureba, ndetse n'abaturage ubona bari hano bafite umutekano, nta masasu mwumva, no kubera ingabo za M23 zabaye zihafashe. So ubu tugiye kubashakira umuntu rero hano tuganira, atubwire nk'umuntu wari uhari ukuntu byari bimeze. Ushaka wankurikira cyangwa ukaba kamera. Salam, umeze neza? Utuye hano? Ntabwo utuye hano? Akira kano kantu twiganirije. Hari ikibazo? Hano se uhamaze igihe kingana iki? Hano umaze umwanya munini. Mu minsi ishize se ntabwo wari uhari nk'icyumweru gishize? Mu minsi ishize ntabwo nari ndi hano, kuko nari ndi mu rugo kubera amasasu avuga. Warayumvaga se uri mu rugo? Narayumvaga. Wigize uyabona se byibura urayabona? Wigize ubona amasasu we cyangwa warayumvaga gusa kiruka? Kuyabona nayabonaga, ariko ani rimwe nageze gutora byaguye mu rugo, aho kubera ko nyine n'ubwoba nyine wari uwo munsi kose tujya mu nta kuva mu nzu kubera ikibazo cy'amasasu. Yego, none se byibura umuvuma yari iri hano wayibonaga gute? Kuko wari uri mu rugo, umbwiye ko ari haruguru nta kibazo. Umuvuma yari iri hano wayibonaga gute? Umuvuma yari iri hano, abantu kira kuzagazaga nyine n'ubwoba bwinshi, bari kumwe barirukanka bitewe n'amasasu yari ahari, amabombe, amasasu nk'akanuka bateraga n'amabombe cyane rwose. Eka kuko byahanga gutya hari
abasirikare b'u Rwanda bo muri Kongo, yego, nyuma yo kubona M23 ibagezeho nubwo bahungaga, ariko nyine natwe twakumva urwo rusaku ntabwo wakwiteza amasasu wumva urwo rusaku rw'amasasu. mwahise muhunga mujya mu nzu. Yego. Hanyuma urabona byibura se imikorere cyangwa se muvoma nakubazaga, nyuma y'amasasu amaje guhagarara M23 ifasha hakurya mu birindiro by'abasirikare ba Kongo, byibura ubu bantu batangiye gucuruza se ruguru muri quartier? Muri quartier barimo baracuruza, ariko nanga ku mupaka ntabwo biratangira komoka. Yego, komoka harya ni ukwambuka mukajya hakurya. Yego. Ntabwo baratangira. Bababwiye se ko bazambuka ryari? Ntabwo baraduhigiye. Nawe ujya ukorera muri Kongo se? Nanyura muri Kongo, ariko kwa kibazo kirira wenda aracyari ikibazo, ariko bazatumenyesha nyine mbere bitaraba na nyuma birangiye bafunguye ngo mwomoka mugane wawe. Ukorera muri Kongo, ahanini niho ubuzima ukunda kuburi. Yego. Ukuri iki se muri Kongo? Muri Kongo hari imikorere utanga? Muri Kongo hari imikorere myiza. Ukuri iki nyine ndagira ngo tuganire tubwire. Muri Kongo mfasha abakongomani kwambutsa imizigo, nkayageza aho bambwiye. Ubu hano mwambutsa imizigo, ubu se hano tureba ni muri Kongo? Yego. Sibyo? Ahangaha ni gutya ni muri Kongo. Yego. So none se uba mucururizaho iyo mizigo ko mbona ari mu mazu y'abaturage batuye hatarimo amasoko? Abakongomani barumuka bakaza mu Rwanda. Mu kuza mu Rwanda rero bashaka umuntu batwaza ibintu akabibomorera, tukabatwaza tukabigezaho baba batubwiye. Yego. Ubundi bakaguha amafaranga. Yego. Urumva ko ni ukwihangana, imipaka bayifunze, urumva ko amafaranga wayabuze? Kuyabura akayabuze, ariko nanone ntabwo twizeye ko leta izadufatira izaduha gitoya tugatangira komoka. Ni iki se uvuga ku mutwe wa M23 byibura wabaye uhagaritse? Bambwiraga ko abanyarwanda baramufashwe nabi mwakoragayo. Abanyarwanda duhangayitse cyane cyane ku kibazo cya viza. Ubona viza kugira ngo kujya Kongo byasabaga viza se? Buri munsi viza? Byafite ibyiciro. Yego. Aho kujyaho buri munsi ni viza y'ibihumbi 200. Kugira ngo ube wemerewe noneho kujyayo buri munsi bateramo akazi nyine ka buri munsi. Byari bikugoye. None se ufite icyizere ko M23 izakuraho izo viza? Turagifite kubera ko tutangiye no kubibona. Wenda kwifuza ko azagenderaho ku kajeto cyangwa irangamuntu. Mu buryo buboroheye nyine ibyangombwa bisanzwe. Ibyangombwa bisanzwe. Ubundi se witwa nde kutabangije ngo twibwire? Amazina yanjye ni Hakizimana Eric. Hakizimana, wakoze rero. Reka tuganire n'abandi turebe. Reka tuganire n'abandi. Bite se? Byiza. Amazina yawe bakwita bande se? Amazina yanjye banyita Nzeyimana Emmanuel. Iyi ni The Fly TV show. Yego. Nzeyima, ibi bintu byabaye hano by'imirwano ya M23 na Kongo se wari uhari? Byatangiye ubundi tumara kubyumva twumvishije ko Kavumu bafashe guhera ku wa 4. Kavumu nto byatangiye. None aba bari Kavumu bahita birukangira hano i Bukavu. Yego. Bukavu batanga amakuru bavugaho bumva ko Ikavumu bahafashe. Ingabo zo muri Kongo yegereze mikoro tuganirize neza. Zirangabo zaje gutanga umusanzu hano muri Kongo. Yego. Bamaze kumva ko bafashe Kavumu baza birukanya ari Bukavu nyine. Bukavu naho bagiye bakitagira ubwoba nyine babonye ingabo zo zijana muri Kongo nyine ko abantu benshi bari bagiye Kongo kwa 5 bagiye kurangura ibintu hano za Kadutu. Hano bahita Kadutu. Yego. Ariko hano bakahita aho kujya kigo cya gisirikare bakwita Mukansayo. Mukansayo hari abasirikare Mukansayo nyine ko bahita. Ako nyine nk'abantu hano ku mupaka Rusizi rwa 2. Ukorera hano ku mupaka ku Rusizi rwa 2. Ukuvuga ngo bitangira wari uhari warabireba? Bitangira impare burya n'abantu bari kuva Kongo bari kuduha amakuru uko bimeze muri Kongo. Ese ni hehe watwereka nk'ahantu warebaga amasasu kuko ukavuga uti warayago kuko Hakizimana bambwiye ko
yarabyumvishe ko ntiyabibonye. Ndashaka umuntu wabibonye kandi nawe umubwira ko wari uhari. Amasasu ukuntu byagenze uzi ko igisigara cya Kongo kibana n'abaturage, kandi igisigara cya Kongo kimeze nk'aho kitari mu murongo. Babana n'abaturage mu mazu se, n'amazu aregeranye, kandi hano bafite ikigo cyabo baragifite, ariko urebye igisigara cya Kongo kimeze nk'aho gifite akavunyi, nta murongo gifite, nta disipurine manake muri make bifite. Yego, niyo mpamvu igihugu cya Kongo ibyo bakora abasirikare bo muri Kongo, urumva ko umusirikare wo muri Kongo n'umukongomani burya uzana n'umukongomani, yego, iyo bakorana n'abasirikare babo bigira nk'abantu nyine bameze nk'abaturage, kandi atari nta disipurine kigira manake. Yego. None se hari amafoto twigeze kubona acicikana y'ingabo z'abarundi ziruka, bacaga hehe? Izo ngabo tubona hano nta mihanda ku buryo bigaragara, zacaga hehe ziruka? Izo ngabo z'u Burundi bamara gufata ikavumu M23, yego, bahise biruka muri Bukavu. Yego, bameze nk'aribo batanze ayo makuru ko bafashe ikibuga cy'ikavumu. Bageze hano muri Kongo nyine bahita bafata ikirere cyo kugira ute bajya mu modokari, bapakiza abasirikare baragenda bagendera iyo hirya za Bugarama nyine ho berekeye nyine. Yego, ubwo nyine urumva nta ngabo zasigaye hano muri Kongo. Yego. Ndashaka umbwire ngo abanyarwanda mwajyaga mujya muri Kongo ugasanga rimwe na rimwe murafunzwe, ibyo mwahashye mukabyamburwa, kuko ibyo bintu byari byo? Muri Kongo, urabona muri Kongo igisigara cyo muri Kongo, abaturage ibintu biturutse mu Rwanda iyo byageraga hariya ku mupaka wa Kongo, hari ibintu byo kurya babasigiraga abasirikare baba bari hano ku mupaka, babasoreshaga bo ubwabo. Manake yumva badusoreshaga nyine bati mudusigire kugira mutambuke, ngira ngo mutadusigiye ubwo ntago bitambuka. Kandi waragiyeyo nabwo kujyayo kwambuka warasoze waraguze visa? Visa byo bari badusabaga iryitano y'ibihumbi 200 by'amanyarwanda 10. Yego, urumva wamara kuyatanga nayo ntibayiguhe, bakamera ngaho bayo amafaranga bagize ute bayagumanye. Izo mpunye zabonekaga cyane hano abakoraga abambukiranya bajya muri Kongo kujya gushaka nyine imibereho, gusa byabagoraga cyane, bikabazunguza akabura ukuntu bagira ute. Hari n'abandi birirwa hano bavuga ati amafaranga tugiye kwatanga ubundi bazatujyana tukayahomba, bundi byari bimaze iki? Manake impunye zabaga hano ku mupaka cyane mu cyerekeye muri ku mupaka wa Kongo gusa. Niki wishimiye kuba M23 ubu ngubu yamaze gufata Bukavu? Icyo nshimiye M23. Yego, M23 ni igisirikare cyiza gifite disipurine. Yego, ubu bagiye rwose tutari komoka, ubu bagiye kwicara banonosora ibintu babishyire kuri gahunda. Rwose babonye umupaka ukuntu umeze nk'aho nta bantu ari kunyuramo. Ubu icyo bagiye gukora, bagiye kwicara nk'uko igisigoma babyenjeje. yego, Ubwo hari ikintu bataranonosora hano muri Bukavu, niyo bamara kukinonosora ibintu bizagenda bisubire mu bakuru byabizi. yego. Wari amakuru ahari ari kuvuga ko mushobora kuba mugiye kuzayamwomokera ku marangamuntu ahubwo? Okay, turabyemera kuva na mbere bundi umupaka hano ku mupaka, kuva na mbere bundi bumokera ku majeto. Yego, ariko ho Kongo niyo yabyanze. Ubu hari n'abakongomani benshi batumukaga kuva kuri corona. yego, Hari abakongomani benshi batagira gute, yego, hari abakongomani benshi batageraga mu Rwanda. yego, Bitewe n'iki? Uribaze nk'umukongomani mu gihugu cyo muri Kongo, hari igihe babasabaga gufata CPGL yaho nk'ibihumbi 20 by'amanyarwanda. yego. Kandi mu 20 hano hari abantu bagenza amafaranga y'ibihumbi 20 kugira bibesheho, ariyo badandaza. Ugasanga umukongomani ariko yatangiye amafaranga, kandi iyo CPGL ishobora kurangiza icyumweru, ukwezi kuzima ari bari kugendera. Ugasanga amafaranga bameze ngaho nyine ubucuruzi bwabo bategetse butisanzwe nyine butari kumuka. Icyo dushaka rero ni iki? Kuva bigenze gutya M23 kubafashe hariya. Yego, Urubavu rwumvije ko bari komokera ku majeto, batangira nka muntu bakagenda, manake bakamera nk'abisanzuye. Numva baza mu Rwanda bakabana n'abaturage bo mu Rwanda nyine bakabakira,
hari n'abandi bo muri Kongo baramaze gushyikirana bameze nk'abakongomani bishimiraga igihugu cy'u Rwanda ko gifite umutekano maze abaturage bo mu Rwanda bo muri Kongo baragenderana bagasabana neza nta kibazo kibonetsemo. Icyo dushaka niko basubizaho niba ari amajeto umwe wa wundi watinyaga uvuga ati yaboraga bya 2020 yo gufata CPG nibura akayabitangiza mu buzima akayaza agateresha bagira kuri migasa agateresha akerekana irangamuntu amara kwerekana irangamuntu bakamaka jeto agasubira amara cy'urugendo yuko igisenyi numvishije uko mbere byameze hari ikintu cyekubyemo niko namwe aka karere ka Rusizi bigomba guhinduka ukabona nyine cya kindi kigaragaza ubundi reka umupaka wundi ugomba kugenderana nta kintu cy'ikeka cyangwa cyo kubongamira umuturage ugenda mu kindi gihugu n'undi ugenda mu kindi gihugu mara yakamera nka yisanzuye icyo kintu tugomba kukite nicyo kintu tugushaka tugomba kugenda. Merci rero urakoze. Sawa urakoze kandi ikiganiro dukorana. Sawa. Nanone nk'uko twababwiye turi hariya ku Rusizi rwa kabiri ku mupaka twe turimo kubasobanurira agasozi kari hakurya murakabona wakaberekeri kari agasozi naberekaga hariya wakabereka aho abari barimo kwirukanka abasirikare ba Kongo bahunga. Hari umumama rero wabikurikiranye neza. Mama mwaramutse neza. Witwa nde amazina yombi? Witwa Bambanze Alice. Bambanze Alice. Utuye hano se? Hano hejuru ku impamvu nkuzanye bambwiye ko amakuru ya kuri kara gasozi munsi ya kara kapa gafotora kara kapa iri ari amazaruguru ya kapa niho abasirikare babaga niko bansobanurira nibyo ba Kongo. Hari niho abasirikare bo muri Kongo. Ndagira ngo umbwire rero bambwiye ngo amakuru yabere kuri aka gasozi ejo no kuwa kane kuwa kane no kuwa gatanu ngo warayakurikiranye kurusha abandi muri no karitsiye. Ndagira ngo umbwire ngo hari ahantu hari imirambo yari ingahe y'abasirikare ba Kongo. Hari abasirikare batatu bari barambaraye harimo undi umwe wari uri kumanuka. Yego bari barashe aratoromboka. Ni ukuvuga ngo kuri kara kapa ruguru yako cyangwa munsi aho niho babarasiye? Bamurasiyemo twamubonye ari kumanuka atomboka nyine bamurashe amasasu ari kumurya. Yego nyuma yaho mugoroba niho twaje kumubona ari gusa n'uzamuka uko byasa kose umubiri wari uri kumurya ubona ko azamuka uko yashakaga kugira ngo ajye aho yashaka kugera niho ntaje gusobanukirwa ubwo imvura yaje kugwa. Yego twongera kubikurikirana. Ni ukuvuga ngo bamurashe amanukamo hano aza kuzamuka nyuma amasasu acogoye akambakamba mu masaha y'umugoroba. Ntabwo yabashakaga kugenda kubera ko bari bamurashe mu rutugu. Yego njye niba utanyerekana ukerekana aho hantu arimo aradusobanura ni kuri kariya kapa abantu bakabona niho imirambo imwe yari iri nawe niho yarageze hariya kuri kiriya gihuru. Yego hari agahuru munsi y'umukingo niho yarageze ari gukambakamba ashaka uburyo ki azamuka cyangwa bamutayemo hano mu mazi yabereka amazi. yarageze hariya haruguru azamuka ari kuva muri ibi bihuru yari yayihungiyemo. Ese aya mazu yabagamo bande? Aya ngaya yo bangaba hano kuri santarare nibo bahakorera harimo ibikoresho byabo. Bahangaha se ariko bagira hari abaciye barazunguruka nyine ntubona inzira hari muri Kongo se? Ni muri Kongo inzira nyine ngiye hari santarare ni ku rugomero. Ni urwa Kongo ni urw'u Rwanda? Bahuriraho ariko abakongomani nibo bahakorera. Abakongomani nibo bakoreramo ari nabo bari muri aya mazu ya hano. None se ubu ngubu amasasu yacogoye ubuzima bumeze gute? Ukorera mu Rwanda cyangwa ukorera Kongo? Gutya twebwe tuba turi hano mu Rwanda amadepo yacu ari hano mu Rwanda kubera ko twebwe ducuruza ibitunguru n'ibijyanye n'amahayi. Yego twabyomotsaga muri Kongo kubyomotsa abantu babyumve neza abanyakigali ntabwo babimenyereye n'abandi bantu kubyomotsa ni ukubyambutsa twe tuvuga igiswahili byinshi dukoresha igiswahili. Ubwo abakongomani bazaga tukabahereza imizigo bakagenda bagacuruza hariya mu Rekate. Ariko depo nyirizina yacu ibyo twebwe dufite tuba tubikuye Gisenyi n'ahandi impande mu Rwanda tukabishyira hano muri depo zacu hano ku Rusizi rwa kabiri. Abakongomani bakajya baza tubahereza bambutsa bajya gucuruza mu Rekate. Ubu ngubu uyu munsi ntabwo mwemerewe kugenda? Uyu munsi guhera kwa gatandatu ntabwo turi kugenda. Ubuzima burahagaze tubaye tubiparitse tubanze turebe aho byerekera ariko ibiri gukorwa ubu ngubu natwe nibyo twifuzaga kubera ko hari nta mutekano twahagiriraga n'ibintu byacu. Yego M23 se imajije gufata hariya ku mupaka wa Kongo urabona amahoro yaragarutse. Ndashaka kutubwira ubuzima mbere yuko M23 itsinda ingabo za Kongo zigahunga
iyo mwajyaga muri Kongo gucuruza ntago amakuru twari dufite ngo babamereraga nabi, kubambura, kubakubita no kwica rimwe hato na hato bakabica. ikigaragara cyo muri Kongo nyine hari umutekano muke ku muntu witwa ngo ni umunyarwanda. Yego. Ntabwo umunyarwanda bamwiyumvagamo, iyo bamenyaga ko uri umunyarwanda ibyabo babiryaga uko babyumva kuko ntaho bari kubariza. Yego. Nubwo twageraga hano rimwe na rimwe tukaba twabibwira migration y'iwacu bakaba bavugana n'abahakurya, ariko ibyo byabaga ku muntu bafashe bataragira gute, batarajya kumufungira hano mu Kansayo. Hano aka gasozi niko bita mu Kansayo. Hano niho mu Ubu brigade Kansayo. yabaga yese ku bino ariko byose. Aha niho babaga bari, iyi nzu niyo bana bafungiragamo, ahubwo abanyarwanda benshi Yego. bafungirwaga bakicwa nabi, urubozo bagafatwa nabi. Undi si wa muntu wambwiraga Hano nyine nguyu muri gira ture nguyu we eri niwe wari wapfuye hano, reba neza bereka hariya, aha ngaha gutya hari ikintu reba kuri ino nzu eri zamuka zamuka gutya, nta bintu reba birimo umutuku n'iki bya oranje hano. wabibonye neza fresh. Twamubonye umuntu aho rero niho ejo yaguye, n'ejo ni kwa kane. Ejo niho baguye. Ejo niho baguye ngo ni batatu, nanjye ndabona atari umuntu hari umwe. umugore n'umwana, hari n'abasirikare babiri. Umugore umugore yarashwe n'abasirikare n'umwana w'umusirikare mugenzi wabo hano, kuko urabona ko abasirikare barahunze bati imbunda n'amasasu. Noneho ufite umwana we w'agasore gutyo ukuntu yaramufataga akamusigira ya mbunda ngo aze kwirwanaho, kuko bari bamenyereye kujyana izo mbunda kuzibisha. Noneho rero uwo mwana yabonye uwo mudamu n'umwana we, kandi bigaragara ko uko byasa kose ashobora kuba ari nk'umugore w'umusirikare cyangwa umuturage runaka, yarimo ashakisha ibyo gutunga abana, arimo asoroma nk'utuntu tw'utuboga. Uwo mwana acomokanye imbunda, amubonye aramurasa, umwana we bagwa aho ngaho. Ariko umusirikare we yarashwe n'abandi tutazi nimba ari M23 nimba ari bagenzi be bamurashe, bamanutse gutyo atomboka gutyo, tubona imirambo aho ngaho. Uriya we ntarasobanukirwa niba wundi wari ukiri ku muzima zikizamuka, nimba yaje gupfa, nimba bamwakiriye, amaherezo ye ntabwo naje kuyamenya. Aha rero ni ku gasozi twe twagiye kureba kaberewe intambara ejo. Urebye amasasu mbere yo gucogora niho aya nyuma yavugiye. Uyu mumama yaraje kutwereka abantu bahaguye, yavugaga ati baracyahari koko, turakurura tukareba niba ari abantu, ariko atubwiye ko ariko bari bambaye, kandi yanatubwiye ko nta muntu wigize habakura rwose. Nta muntu habakuye. Ni The Fly TV Show. Ushaka telefoni nziza wajya muri Tecno Yes Phone, dukorera mu mujyi hafi y'inyubako ya City Plaza, cyangwa se ukadusanga i Nyabugogo impande ya branch ya Airtel ahateganye na Feruje. Ku bundi busobanuro ushobora kujya kuri social platform zacu, Facebook n'ubundi nayo bayita Yes Phone Tecno Mobile, ndetse na Instagram yacu ni Yes Phone Tecno Mobile. So turi hano kari agasozi bakita ngo iki mama ngusezera w'igeni Kansayo. Agasozi bakita Kansayo, duteganye nako, twebwe hano turi bahita hano ni mu Kayinsineri. Mu Kayinsineri hano ni mu Rwanda. Ni abakongomani bakoreramo. Ni muri karitsiye koko, nabonye ari abakongomani. Ni abakongomani baba barimo. Kera twumvaga batubwira ko hari mu Rwanda, nyine ubwo amateka twayinjiramo buriya bayajyamo babimenye. Urabona ko ni hakurya y'amazi. Kayinsineri mu Rwanda, ariko hakorera abakongomani, hatuye n'abakongomani. Hakurya haberaga intambara umunsi w'ejo, niho bita mu Kansayo. Wakoze cyane rero. Murakoze nawe. Imana iguhe umugisha, kandi mukomeze mwihangane, imipaka barayifungura vuba mujye gukora. Nicyo cyifuzo cyacu. Sawa, murakoze.